Ndabashuhuje bavandimwe bakunze b'ikiganiro Menya Ukuri, muri kumwe n'umuvugabutumwa Goreti Muhongerwa. Nejejwe n'Imana yongeye kumpa uyu mwanya n'aya mahirwe yo kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana. Imana yampaye umugisha wo kugira ngo nongere gusangira namwe ijambo ry'Imana. Yampaye ijambo rifite umutwe uvuga ngo gushaka Uwiteka bigishoboka. Gushaka Uwiteka bigishoboka bivuze ngo hari igihe bizaba bitagishoboka. Uyu munsi birashoboka ko washaka Uwiteka Imana ukamubona, washaka Imana ukayibona, ariko hari igihe uzayishaka ntuyibone. Hari igihe uzagira umutima wo kumva uyishaka ntibibe bigishoboka, ariko uyu munsi uhawe ayo mahirwe kugira ngo ushake Imana uyibone. Koresha ayo mahirwe neza. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 55. Turasoma umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Umurongo wa 6 uravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Mwene data w'umukundwa, wowe unteze amatwi, wowe ukurikiranye iyi video, ndakwinginze kugira ngo ugire umwete wo gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko hari igihe azaba atakibonwa. Iki ni gihe twamushakamo tukamubona, ngo nitumwambaze akiri bugufi. Ambaza Imana ikiri bugufi. Imana iri bugufi y'umuntu wese. Imana ntabwo iri kure ya buri muntu wese. Umuntu wese ufite umutima wo kuyishaka arayibona. Imana iramwiyereka. Mwene data mukundwa, wowe ukurikirana kuri channel ya YouTube, ndakwinginze kugira ngo ugire umwete wo gushaka Uwiteka Imana. Hitamo gushaka Imana bigishoboka kwibonwa. Abantu dutwara umwanya munini dushakisha iby'iyi si, tukabishakisha tukiyuha icyuya paka tubibonye cyangwa ntitunabibone. Ariko arahirwa umuntu wamenye ibanga ryo gushaka Uwiteka Imana. Umuntu utwara umwanya we ashaka Imana arayibona, kandi akabona na bya bindi yirushyagamo byose, bya bindi yatakazagamo igihe abishaka akabibona, kuko Imana niyo nyiri ibintu. Imana niyo nyiri ubutunzi bwose. Imana niyo nyiri ubuzima twifuza. Imana niyo nyiri amahoro twifuza. Amahoro wifuza Imana niyo yatanga. Ubuzima wifuza kubamo Imana niyo yabuguha. Wafashe igihe cyo kuyishaka rero, bwa buzima wifuza wabubona, ya mahoro wifuza wayabona, kuko niyo muhesha w'amahoro. Umurongo wa 7 bakavuga ngo umunyabyaha nareke inzira ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Gushaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Niba ufashe ingamba zo gushaka Uwiteka, mwene data mukundwa, wowe unkurikiranye muri ubu butumwa ndimo kukubwira, niba ufashe ingamba zo gushaka Uwiteka Imana, reka ibyaha, reka ingeso mbi, reka gukiranirwa kose, umutima wawe werekeze ku Mana, uwukure ku bindi byose, uwukure ku bidafite umumaro, werekeze umutima ku Uwiteka Imana. Gira umutima ukunda Imana. Umutima wawe ukunda Imana kuruta uko wakundaga iby'isi. Umutima wawe ukunda Imana kuruta uko wakundaga iraha ry'iyi si. Umutima wawe ushaka Imana, wahagizwe no gushaka Imana. Yaba twagiraga inzara n'inyota byo gushaka Uwiteka Imana, Imana yatwiyereka. Kandi Imana yakwiyeretse, ubona na bya bindi byose wari ukeneye. Bya bindi byose twirushyamo bifitwe n'Uwiteka Imana, bifitwe n'Imana mu kuboko kwayo. Imana iyo wayishatse ukayibona, uba ufite amahoro. Iyo washatse Imana ukayibona, uba ufite ubutunzi. Iyo washatse Imana ukayibona, uba ufite ubuzima, kuko niyo nyiri ubuzima, niyo nyiri ubutunzi bwose. Umurongo wa 8 hakavuga ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira,
kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Ibyo wibwira mwene data, ibyo wibwira ko ari byo byaguhesha amahoro, ntabwo ari byo byaguhesha amahoro. Ibyo wibwira ko ari byo waboneramo amahirwe, ntabwo ari byo waboneramo amahirwe. Banza ushake Uwiteka Imana, gira igihe cyo gushaka Imana. Nushaka Imana ukayibona, Imana irakuyobora inzira y'umugisha wawe. Imana irakuyobora inzira wacamo ugahura n'umugisha wawe. Imana irakuyobora aho wabonera amahirwe, ni kuri yo nta handi, niyo itanga amahirwe. Nushaka Imana ukayimiriza imbere, ukayishyira imbere mu byawe, nucuruza bizagenda, nucuruza uzunguka, ntabwo uzahomba, kuko ibyawe wabishyizemo Imana, ibyawe wabishyize imbere y'Uwiteka Imana. Imana irakwiyereka nuyishakana umwete. Ibyo wibwira rero byose, izo nzira wibwira ko arizo waboneramo amahirwe, ntabwo ariho Imana yateganyirije ko uzabonera amahirwe. Aho hantu wibwira werekeje umutima wawe, wibwira ko ariho wabonera umugisha, ntabwo ariho umugisha wawe uri, kuko ntabwo ari byo Imana yibwira. Hari ahantu Imana yagennye, hari inzira Imana yakugeneye uzacamo ukabona umugisha. Iyo nzira rero kugira ngo uyimenye, ni uko ubanza gushaka Uwiteka Imana. Shaka Imana bigishoboka ko abonwa. Hari igihe abantu bazifuza gushaka Imana nyamara bitagishoboka. Hari igihe uzibuka gushaka Imana ijuru ryamaze gukingwa. Mwene data, ndakwifuriza kugira ngo ukoreshe iki gihe neza. Iki ni igihe cyo gushaka Uwiteka Imana. Abantu bahugiye muri byinshi, abantu barashaka ubutunzi, abantu barashaka imibereho, kandi ni byiza biranakwiye, ariko ubutunzi butangwa n'Uwiteka Imana. Ubutunzi buva ku Mana. Zaburi ya 24 umurongo wa 1 haratubwira ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Haleluya! Isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Isi n'amatungo yo muri isi yose ni iby'Uwiteka. Isi n'abayibamo n'ab'Uwiteka. Amafaranga yose dukeneye n'ay'Uwiteka. Ibyo byose rero igihe twafashe umwanya wo gushaka Uwiteka Imana, turabibona kuko bifitwe nayo. Imana irabiduha. Iyo twayishatse tukayibona, irabiduha. Ndagushishikariza gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mu gihe nk'icyo ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko hari igihe kigiye kuza ubwo abantu bazifuza gushaka Imana batakiyibona, ijuru ryamaze gukingwa. Ariko nimureke dukoresha aya mahirwe, dushake Uwiteka Imana. Twe kwemera guheranwa n'urusaku rw'ibibazo byo muri iyi si. Twe kwemera gutakaza igihe cyacu dushaka ibitadufitiye umumaro, ahubwo dushake icyatugirira akamaro. Abantu barara badasinziriye, bacura imigambi mibi, bacura imigambi yo kujya kumena amazu y'abandi, bacura imigambi yo kujya kuvutsa abantu ubuzima, kwica abantu ngo babambure ibyabo, bazi ko aho ariho hari umugisha. Ibyo nta mugisha ubirimo, nta mahoro abirimo, ni umuvumo gusa baba bikururira. Ariko uwo mwanya, iryo joro barara iyo migambi, uwo mwanya bamara bacura iyo migambi mibisha, bawumaze bashaka Imana. Imana yabiyereka. Imana yakwiyereka mwene data wowe uri muri izo nzira mbi. Imana yakwiyereka uyu munsi nufata icyemezo cyo kugarukira Imana. Uwo mwanya watwaraga ucura iyo migambi mibi, ucura imigambi yo kujya kumena amazu y'abandi, ukoreshe ushaka Imana. Uyibwire ibyo ushaka byose. Ubwire Imana uti ndagukunda. Ubwire Imana uti Imana ndagukeneye. Ubwire Imana uti Imana nkeneye kumpindurira amateka. Ubwire Imana uti Imana nkeneye ibi, nkeneye amafaranga, nkeneye inzu, nkeneye gushaka, nkeneye urubyaro. Ubwire Imana urebe ko Imana itabigukorera, kuruta uko wowe wakwirwanirira ukajya kwicira inzira. Iyo nzira wicira ntabwo ari yo. Hari ibyo Imana yakugeneye. Imana ibyo ikwibwiraho ni byiza, ni amahoro, ntabwo ari ibibi. Imana igufiteho umugambi mwiza. Nufata icyemezo cyo gushaka Imana, urayibona, irakwiyereka. Imana ntabwo iri kure y'umuntu wese. Imana iri hafi y'umuntu wese uyishaka. Umuntu wese uyishaka afite umutima utunganye, umuntu wese ushaka Imana afite umutima ukiranuka, umuntu wese ushaka Imana abikuye ku mutima, Imana iramwiyereka. Imana arayibona. Nushaka Imana, Imana irakwiyereka muri icyo kibazo cyawe uhagazemo. Nushaka Imana, Imana irakwiyereka muri ubwo burwayi uhagazemo. Hari abantu benshi bari ku bisasiro by'uburwayi, barembejwe n'umubiri, umubiri urabababaje. Nshuti mukundwa, wowe uri muri ubwo buzima, ntiwimure Imana mu mutima wawe. Umutima wawe ukomeze wizere Imana.
takambira Imana kandi usabe kwezwa, usabe kwezwa, Imana ikweze, utakambira Imana, uyisabe kugira ngo igusange, ikugirire neza, uyishaka urayibona, ikubyutse kuri icyo gisasiro. Ntucogore, ntiwitotombere Imana kubera umubabaro, ahubwo umutima wawe werekere ku Mana, uvuga uti Imana ndagushimye nubwo bimeze bitya, ndagushimira kunzi kandi ndagushimira ko ari wowe ubasha kumbyutsa kuri iki gisasiro cy'uburwayi, ndagushimira ko ari wowe ubasha kunkura mu kaga nk'aka ndimo, ndagushimira ko ari wowe ubasha kunsohora mu kibazo nk'iki. Dufate igihe cyo kubana n'Imana. Haleluya. Ndababwira mwebwe abanyumva, bato n'abakuru, iki ni igihe cyo gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Hari igihe kigiye kuza ugashaka Imana ntuyibone, ariko dufite amahirwe. Ubu nufata igihe cyo kubana n'Imana, ugafata igihe cyo guhindukirira Uwiteka Imana, ugashaka Uwiteka Imana, urayibona. Ntabwo Imana iri kure yawe, Imana urayibona. Imana ikunda umuntu ufite umutima uyikunda, Imana ikunda uyikunda. Imigani 8:17 haratubwira ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Haleluya. Shaka Imana, ibyo kwibwiraho ni byiza, ni amahoro si bibi. Shaka Imana mwene data, shaka Imana mu gihe nk'iki, shaka Imana mu gihe cy'agahuge nk'iki. Abantu bahugiye muri byinshi, abantu barashakishiriza umugisha aho utari, abantu barashakishiriza umugisha mu bujura, mu kwiba iby'abandi, abantu barashakishiriza umugisha mu kwica abandi bakabavutsa ubuzima bwabo ngo babambure ibyabo, abantu barashakira amahoro aho atari, abantu barashakira amahoro mu biyobyabwenge. Umuntu akiyuka ibiyobyabwenge ngo agire umunezero, yabuze umunezero, akibaza ko umunezero ari bubonere mu biyobyabwenge. Umunezero akawushakira mu nzoga, umunezero akawushakira mu gusambana, aho nta munezero uhari. Amahoro ari ku Mana. Imana niyo nyiri mahoro, Imana niyo itanga amahoro. Imana itaguhaye umunezero nta handi wawukura, Imana itaguhaye ibyishimo nta handi wabikura. Ibyo byishimo rero, ayo mahoro arambye, aho tuyabona ni mu gushaka Uwiteka Imana. Hindukira mwene data, we washakishirizaga amahoro aho atari, we washakishirizaga amahoro mu biyobyabwenge, hindukira ushaka Uwiteka, urebe ko ataguha amahoro arambye. Imana iraguha umunezero, Imana iraguha amahoro wabuze, ayo waburiye mu by'iyi si, ayo waburiye muri ibyo biyobyabwenge, ayo waburiye mu butunzi bw'iyi si, Imana irayafite niyo iyatanga. Gira igihe cyo gushaka Imana mu byo ukora byose, mu bucuruzi bwawe ukora, gira akanya ugenera Imana. Imana uyibanze imbere, uyigire iya mbere muri bwa bucuruzi ukora, muri ka kazi k'amaboko yawe ukora, ubanze Imana imbere, maze urebe ko itaguha umugisha nk'uko yabisezeranije. Reka twige gushaka Uwiteka Imana. Iki gihe gito gisigaye, reka tugikoreshe dushaka Imana, dushaka Imana bigishoboka kwibonwa. Hari igihe tuzifuza kuyishaka bitagishoboka, ariko mwene data ndakubwira, nanjye nibwira ngo reka dukoresha aya mahirwe tugifite, dushake Imana bigishoboka kwibonwa. Imana ifite umugambi mwiza ku muntu wese, Imana igiye twibwiraho n'ibyiza, Imana ikugambiriyeho ibyiza. Muri Yeremiya 29:11 hari ijambo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaba hanyuma. Haleluya. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaba hanyuma. Imana igitwibwiraho ni byiza bene data bakundwa. Ntukangwe n'ubuzima urimo uyu munsi, ntukangwe n'uko wumva umeze, ntukangwe n'uko wenda ufite ikibazo cy'uburwayi, umubiri wawe ukubabaje. Iby'Imana ikwibwiraho ni byiza, iby'Imana yibwira kukugirira ni amahoro si bibi, ngo kugira ngo wikureme umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma.
niko Uwiteka avuga. Haleluya. Uyu munsi ushobora kuba ubayeho mu buzima butagushimishije. Uyu munsi ushobora kuba urya ibyo kurya bitakunejeje. Uyu munsi ushobora kuba wambara uko utifuza, atari ko uko wifuzaga kwambara, atari ko wambara. Ariko ibyo ngibyo, ubwo buzima ubayemo, ibyo ufite ni ibikurema agatima by'ibyo Imana izakugirira hanyuma, ibyo Imana yibwira kukugirira hanyuma. Icyo usabwa, mushakane umwete, shakana Imana umwete kandi ukiranuke, wirinde icyaha gusa. Naho ibindi byose Imana igufiteho umugambi mwiza. Ibyo Imana ikwibwiraho ni amahoro, si ibibi, kugira ngo ikuremo umutima w'ibyo izakugirira hanyuma. Nyuma y'ubu buzima uhagazemo, nyuma y'imibereho urimo uyu munsi wa none, hari ibyo Imana ikwibwiraho. Nyuma y'ubwo buzima hari ibyo Imana yiteguye kugukorera byiza, bizanezeza umutima wawe, bigashimisha umutima wawe, bikanezeza ubugingo bwawe. Biharanire rero, wegera Imana, ugenera Imana igihe, ufata igihe cyo gushaka Uwiteka Imana. Imana izabigusohoza, Imana izaguha amahoro. Ntabwo amahoro ari mu by'iyi si twirushyamo dushaka. Abantu twiyuhicyuya dushaka ubutunzi, kandi nibyo birakwiye, dukeneye ubutunzi, dukeneye amafaranga, ariko ntibikadutwara igihe kinini kuruta uko twashaka Imana, ngo twibagirwe Imana. Nibura gigira isaha buri munsi ugenera Imana. Ugira isaha ugenera Imana. Wowe wubatse urugo, ubane n'umuryango wawe, mugira isaha mwagennye cyangwa amasaha 2, musenge nk'umuryango, muhamagara Imana ize mu rugo rwanyu, murebe ko itabubakira mu karemye, murebe ko amahoro adasendera mu rugo rwanyu, murebe ko mutagira umutuzo mu mitima yanyu. Abantu barahangayitse, ntabwo amafaranga yaguhesha amahoro. Tujya tubona abatunzi, abakire bo mu by'ubu buzima barara badasinziriye, nyamara baba bafite abazamu, baba bafite abasekirite babararira, ariko ntabwo imitima yabo ibituje. Bivuze ngo ubutunzi bw'iyi si nubwo tubushaka ni bwiza, nibyo turabukeneye, ariko ntabwo bwaduha amahoro. Amahoro rero ari ku Uwiteka Imana. Reka duhe karibu Imana mu byacu, tuyigire iya mbere, maze Imana nayo ize ibi ya mbere mu byacu, nibwo bizagenda neza. Naho iby'ubwenge bwacu butubwira uradushuka, ibyo twibwira ntabwo ari iby'Imana yibwira, ndetse ngo n'inzira zacu ntabwo ari zimwe n'izayo. Tuba twishuka rero. Imana uyigire iya mbere mu rugo rwawe, Imana uyigire iya mbere mu kazi kawe, Imana uyigire iya mbere mu buzima bwawe. Niba uri umusore, niba uri inkumi, Imana ibe iya mbere mu buzima bwawe. Niba uri umuntu wubatse, Imana ibe iya mbere mu rugo rwawe. Imana ibe iya mbere muri byose. Niba uri umwana w'umunyeshuri, Imana ibe iya mbere. Nibwo uzagira ubwenge wifuza, nibwo uzabaho ubuzima Imana igushakamo. Reka sengane namwe bene data, nk'uko twababwiye, iki ni ikiganiro Menya Ukuri, kandi iyi ca nicyo twayishyiriyeho no kugira ngo twigishe abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana, kubashe kubabatura, kubakure mu bubata bwa Satani, kubakure mu bubata bw'ubuyobe, basobanukirwe n'ukuri, bamenye icyo Imana ibashakaho, babashe kuba ari cyo bakora. Rero waba yifuza kugira icyo atubaza muri izi nyigisho tubigisha, muri iri jambo ry'Imana tubagezaho, muhawe ikaze. Amanomero yacu aba ariho, inomero yanjye n'iy'umutware wanjye, mwaduhamagara mukadusobanuza ibyo mwifuza kudusobanuza byose. Ndetse n'uwaba afite umutima wo gushyigikira iyi ministry, iri vugabutumwa, nawe ahawe ikaze. Icyo wakumva wakwifuza gushyigikiza uyu murimo, inomero zacu zirahari, mwatubwira, mwaduhamagara mugashyigikira iri vugabutumwa. Muba mubaye abafatanyabikorwa, kandi Imana yabibahera umugisha. Icyo wakora cyose ugikoranye umutima mwiza, kandi ukabikora wumva ko ari Imana ukorera, atari twebwe ubikorera, ahubwo ukorera kugira ngo izina ry'Imana rikomeze ryamamare, izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro, abatuye isi bose bagerweho n'inkuru nziza z'ubwami bw'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu,
ndagushimye nyaguhora ku ngoma data kubw'uyu mwanya mwiza wangeneye kugira ngo nganirize ubwoko bwawe ijambo ryawe nk'uko warimpaye. Mana nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, jye nari igikoresho, reka wowe wikorere buri muntu wese uzumva iyi video. Reka nyaguhora ku ngoma data wera, Mana isumba byose, uzamuha umwuka w'ubwenge abashe gusobanukirwa n'ijambo ryawe, abashe gusobanukirwa n'icyo agomba gukora, akugarukire. Ndasenze Mana ngo iri jambo rihindura abantu benshi, bave mu byo bari bahugiyemo bidafite umumaro, baguhindukirire, bagukorere Mana isumba byose. Abashakiraga amahoro mu biyobyabwenge bahindukire, bave muri ibyo biyobyabwenge, ntibakongere Mwami Imana kubisubira, kuko nta mahoro ari muri byo, amahoro ari muri wowe Uwiteka Imana ikomeye. Reka ubatere mu mutima wo kugushaka Mana, nibagushaka kandi bakubone mu izina rya Kristo Yesu. Mwami, umwanya twatwaraga dushakisha iby'ubu buzima bwo muri iyi si, dushakisha ubutunzi bwo muri iyi si, Mana isumba byose, reka tuwutware dushaka wowe, kuko ijambo ryawe ryatubwiye neza ko ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Mana isumba byose, ubwo butunzi twirushya dushaka bufitwe nawe, twakubonye tuba dufite byose. Ijambo rye rimbwira neza ngo uri byose kuba gufite. Mana yanjye rero, reka tugire ishyaka ryo kugushaka, reka tugire imitima Mwami Imana ishishikajwe no kugushakana umwete, kuko nitukubona nibwo tuzabona ibyo twifuza byose. Urakoze nyaguhora ku ngoma, shoboza buri umwe wese nyakubahwa Imana kugushaka mu izina rya Yesu. Duteremo inzara n'inyota Mwami Imana byo kugushaka Uwiteka Imana isumba byose. Twahagizwe no kugushaka Uwiteka Imana, kuko iki ngo ari cyo gihe wabonwamo. Mana uzaturinde kugushaka mu gihe utabonwamo, ahubwo muri iki gihe tugifite cyo kugira ngo tugifite aya mahirwe yo kugira ngo tugushake tukubone. Mwami dushishikarire kugushaka mu izina rya Kristo Yesu. Ndasenze nyaguhora ku ngoma kugira ngo abumva ubu butumwa bose, Mana ubateremo imitima y'inyama, imitima ica bugufi, imitima ihindukira, igahindukirira Uwiteka Imana, igakora icyo ijambo ryawe ritubwiye. Mana isumba byose, dushoboze rero, dushoboze Uwiteka Imana ikomeye. Nsenze niseye nyuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana mwese inshuti z'ikiganiro Menya Ukuri. Amahoro ya Kristo Yesu akomeza atwarire mu mitima yanyu. Shalom.